ari mu ruzi kadaturiza mu maguru y'umugore we. Tukagira n'abagore bameza ko ngaka icyo cyubahiro cyanyu ubwo turakijimije gihora cyakamo umuriro ukagira ngo nitanura ry'umuriro kitajya gituza nawe wakirambika muri firigo cyangwa muri nyabarongo kitajya kigwa ngo gituze cyumve ubukonje. Abo nabo babaho, abo turabagira. Ivyo ni byiciro bibiri. Si igishego sinkivuze cy'ikinyabupfura turi kukumva n'abadukurikiye bakeneye amahamwe kumva ukuri. Umugabo batwara umurere wose niba uri mu gitondo mwifurize igitondo cyiza n'imbere n'imugoroba mwifurize kugira umugoroba mwiza. Gende wari nk'ibisanzwe uyu munsi nongeye kugira umugisha wo kubana n'abakozi b'Imana Pastor Diane ndetse na mama Rafiki. Ngo abantu benshi ntabwo bakoze kuzina rya Sandrine Bihangana bakoze kuzina rya Rafiki, impamvu ndivuze abantu bakoze kuzina rya Rafiki ndabasuje cyane, bakomeze bahabwe umugisha n'Uwiteka. Abantu bazi Diane kuzina ry'umwana we muri karitsiye amwita mu runaka nabo nkomeze mbabwire ngo mukomeze muhezagirwe. Mama Justine, yes, abantu bakuzi gutyo. Anano rero urakuvuga ati Mama Justine ndabyira tuzasenge rya mumese mute rero. Turashima Imana, turi amahoro, harakonje, hariho akabeho mwabonye ko twiteye twifubitse, ariko turashima Yesu tumeze neza. Abantu benshi bajya bavuga ngo ndashima Yesu ukintije ubuzima ubugingo, hamwe niko bimeze cyane, n'uwo gushima ibihe byose no gushima. Reka nanjye kiganiro mbwira abantu ngo bakande subscribe ku Mana ni nziza TV, ndetse banyarukiraho bakande subscribe barebe ibiganiro bicaho byiza, ijambo ry'Imana, ibiganiro by'umuryango, bajye no kuri Duhinduke TV ni channel ya Sandrine bakande subscribe, like, share ndetse na comment. Reka mite ninjira mu kiganiro, ariko ninjira mu kiganiro mbabwiye ngo maze musinyira ikiganiro cyacu abakozi b'Imana ngiye gukorana n'ikiganiro, ubundi kunje mu kiganiro umaje kugisengera. Mana turagushimye kandi turakubashye, izina rye rihabwe icyubahiro, tugushimiye kuri Imana izikurinda, turagutubiye kugira ngo banatwe muri iki kiganiro, urakoze kubyumvishije. Amen. Amen. Reka dushimire Imana tuvuge ngo amen. Uyu munsi wicaranye n'umwe mu mama, reka wenda mvuge ngo twari dukora ibiganiro byinshi tuvuga ku gikomere yagiye agira. Uyu munsi ngize n'amatsiko ndayicaranye na Pastor Diane. Uyu munsi yicaranye na Pastor, turi kumwe na Exofide. Mvuge gutyo muri ubwo buryo kugira ngo abantu baze kubyumva neza ko hari ikiganiro twari dukora ngewe na Pastor Diane zo kugarura muri cyo kiganiro, kavuga ati uriya mubyeyi niyihangane, igikomere yagize n'undi yakigira, wakoze divorce n'undi yayikora. Nibaze ngo ese Pastor uyu munsi tugize umugisha wo kuba wenda wicaranye na Sandrine, umwe mu mama batawe n'umugabo. Ushobora kumubwira nyuma yo gutabwa n'umugabo akajya gushaka undi mugore, dore ko we bari bakundanye cyane, ariko nubwo bitaje gukunda ariko bagatandukana bajya kwikundanira n'undi mugabo. Imana iguha umugisha, watangiye uvuga ngo negisi. Hari ikintu cya mbere umuntu agomba kumenya, mu isi umuntu araguta, umuntu ajya agenda, kandi hari igihe umuntu agenda agutunguye ntanaguteguza, kandi umuntu uzanagutagira uburyarya bwinshi. Ubu maze no kubibona, ndashimira Yesu ko ndi kugenda nkura, arutu ngenda mbona gatoya. Iyo umuntu azaguta hari ryagira uturyarya twinshi, akajya agahamagara kenshi, bikaza kurangira ubona agiye yakubwira ko atazagenda, ariko n'umuntu agatamutu message twinshi, ndagukunda, urasa n'izuba, urasa n'ukwezi, nkubuze nahita mpfa nakubonye sinasinzira. Igihe kimwe ugasanga aragutunguye akavuga ngo havumwe igihe nakumenye. Rero ikintu cya mbere cya Sandrine n'inshuti yanjye n'umudamu twasenganye igihe kinini, igeze nanamuhanurira, yigeze abimbwira duhure ku kinamba ku mukozi impamvu ati Pastor hari ibintu wambwiye Imana irabisohoza. Sandrine n'inshuti yanjye, kandi ngiye umuntu ari mu kibazo ntaho nyamwitakana habe. Hari igihe umuntu ahora n'ikigeragezo, noneho umuntu yahora n'ikibazo bikaba nko umuntu ahita gutera amabuye, umuntu ahita mwanga, ariko iyo umuntu ari mu kibazo ngiye nibwo mbana nawe. Abo tubana mu rusengero bajya bavuga ngo ndahara ariko simarara, habwo iyo umuntu ari mu kibazo ageze aho bikomeye niho mbana nawe. Rero Sandrine n'inshuti yanjye namubaye hafi, namwe Sandrine akomera, umuntu yaguta ariko Yesu ntazaduta. Pastor reka hori tumwihorere, ameze nk'umuntu usubiza inyuma filime yarangiye, ariko mu by'ukuri dufite ibintu byinshi byo kuvuga kuko umurimo w'Imana urimo urapfa abantu bakarebera. Siko Imana irumbye abantu bakarebera.
wari wabona umubyeyi wabyaye akarumbya akabyara nyine umwana akamurubira nk'umunyamwuka nk'umuhanuzi w'Imana uyu munsi ndi kwitegereza nkabona hari ibintu biri kuba kandi bitakabaye ngombwa. Eliya yigeze agira ishyaka arasenga, yego hari ijambo yabwiye Imana avuga ngo nige muhanuzi usigaye njyenyine. Imana iramubwira ngo uribeshye, haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Ariko n'ukuri no muri bya 7,000 byasigaye basa nkaho barimo barihakana Imana, yego, cyangwa se bakavuga ko bayizi ariko imirimo yabo ikabihakana. Kandi nagira nkubwire ngo umurokore w'iyi minsi iyo abonye mwene se ari mu kigeragezo avuga ngo awa ngo siwe wabona, ngo nari narabibabwiye. Abantu bose babaye abahanuzi ku ngufu. Ariko nagira nkubwire ngo kuba umuhanuzi cyangwa se prophet ni ikintu Imana itanga, ntabwo ari ikintu kiva muri karande, nta nubwo ari ikintu uhabwa n'ababyeyi. Ni ikintu Imana iguha bitewe n'aho igusanze, bitewe n'ibihe urimo. Ngiye Imana yasanze mu mubabaro, insanga mu gahinda, nkajya numva ijwi rivugana nanjye, nkumva ijwi rimbwira ngo humura nzakugirira neza, humura nzagutabara. Mbese ariko uyu munsi none umuntu arabyuka kumva ashaka kuvuga indimi, abantu basigaye birirwa bazirepeta. Gihe kimwe twese dusenga no mu mama bita mama rekane kumuvuga kubw'umutekano we. Narimbi none se je nuko nyine nuko bimeze narimbivuze. Noneho turasengana avuga mu ndimi, abadamu twari twajyanye bataha bavuga za ndimi. Dusubiyeyo Imana ikoresha undi muntu avuga ngo hano harimo abadamu batashye barepeta indimi z'umuhanuzi w'Imana. Mu magambo make ururimi rumanuka uri mu bihe byiza. Hari akantu kamuri uri buzumve, umuntu wese uri muri uyu muhamagaro atarawushyizwemo n'Imana azawusohokamo. Mu magambo make igiti kitatewe n'Imana. Hari ukuntu avuze ngo abantu bifuza kuvuga indimi, abantu bakifuza bose kwitwa abakozi b'Imana. Bene data, umuhamagaro warushye, umuhamagaro ukavuna, umuhamagaro ukarwanywa, umuhamagaro ukaruha. Reka mbwira abantu badukurikiye, mu by'ukuri umurimo w'Imana usa naho wivangavanze, mugasanga habayemo ibibazo y'uko umurimo w'Imana wivangavangwa. Ariko umvira ijambo, umuntu wese utarahamagawe n'Imana. Bakunda kuvanga ariko pastor uko isingiro zafunzwe muvuko ko ngo si ikibazo. Mwene data, umuntu wese uhangayikijwe n'urusengero akavuga ngo nzabaho ntenzarya iki, Imana iguhamagara gutegura uko uzabaho. Cyo ni cyambere. Hanyuma umuntu utarahamagawe n'Imana, kugwa kwe bizoroha, kugenda ko bizoroha. Ariko uhamagawe n'Imana, Imana izamurinda. Rero umuhamagaro uravuna, umuhamagaro twari turi ku kintu gore yabazaga cyo kujugunywa. Avuga ngo umuntu ngo aragutanga, umuntu yaragenda, umuntu ajya agenda, ariko turashimira Imana ko nyuma y'umuntu hari undi muntu, kandi Imana ntigigenda. Reka ngaruke gatoya, sinzi igihe tuzamenya cyangwa ntabwo nyine abantu ntiwabanezeza. Iyo uhamagawe uri umukozi w'Imana uri umukene, baravuga ngo nta Mana ikurimo. Watera imbere bakavuga ngo wagiye mu myuka mibi, ngo wagiye ikuzimu. Ukibaza ngo ni ryari abantu bazabona imbaraga z'Imana. Ikintu cyatumye Lazaro apfa agashingurwa, Imana yari imaze igihe ikorana na Lazaro ibitangaza muri uwo mudugudu. Imana yari imaze igihe ikora ibitangaza inyuze mu mwana wayo Yesu Kristo. Umwana wa Yayira arazuka ati yaragishyushye. Uri kumva? Imana iraguha inzuti, wabuzwa n'icyo ufite abagufasha, ufite abantu bakublessinga. Yaguha imodoka ati sinababwiye se, afite abantu, afite aba diaspora, niko bavuga. Manutse kubona mudamu akora ibiganiro hano ngo Sandrine afite aba diaspora, wowe buri kintu bagire. Ariko narumiwe abantu b'Imana. Umuntu w'Imana uhagurutswa no kuza kuvuga nabi mwene se. Iyo Mana usenga ni yahe? Gute wowe wakumva ko runaka afite abantu bamublessinga, nawe nyamara samu ryawe yageze nta nabo ndabona, ahubwo baze mu izina rya Yesu. Nimba wumva Sandrine, uri proud ya Sandrine, wumva ukunda ibiganiro bya Sandrine, basi wumva hari icyo wamubwira, no muri comment ugiye kuri Duhinduka wandike nta kibazo, koresha ya like ndetse na comment, utibagiwe na sabone. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo nimba Imana iguhamagara uri umukene, bakavuga ngo nta Mana ikurimo, watabarwa bakavuga ngo wagiye ikuzimu, Imana ifite ikintu izakora kugira ngo yemeze abo bantu. Wowe ntacyo uri cyo, ntago wahangana n'umuntu ngo umwemeze ngo nukora zararapfa. Yesu arabireka aranuka, ahageze ngo barangije baritarura baravuga ngo dorere Yesu ngo ararirarizwa n'ukuntu batizeye, ngo nimurebe nawe ararize. Yesu yarijijwe n'ukuntu nakwizera kwari kuri mu bantu. Ngarabwira ngo nimukureho igitare,
ngo barangije baramusubiza ngaranuka Yesu abwira Imana ngo dore baremeye ndakwinginze ubikorere aba bantu bangose usanzwe ubana nanjye ariko ubikore kugira ngo abo bantu bangose bakwemere Imana igutabare wowe udukurikiye kugira ngo abakugose bemere Imana oya ntabwo ubutabazi bwawe ari inyungu zawe rotekirevo ndayumvise Imana ntabwo ibintu Imana igiye gukora ari wowe bifitiye inyungu umudamu aherutse kubwira Imana ijambo rintera ubwoba aravuga ngo nimba bikunejeje ko ngushima ndi ingumba ukomeze unyime urubyaro nimba bikunezeza ko ngushima naratawe ukomeze unyime umugabo wabyumvise ibyo bintu nimba bikunezeza ko ngushima nirirwa nimuka ukomeze unyime inzu nimba bikunezeza ko ngushima ngenda n'amaguru unyime imodoka buri wese n'ikimugoye cyangwa unyime akazi cyangwa unyime igikundiro se Imana itanga igikundiro nshuti zanjye bantu mudukurikiye Imana irakora abantu baretse kubona Jeni mwabonye umubabaro yazanye kuri kamera arimo aravuga ngo bari bantwariye umugabo arangije arababwira ngo mwibukaho namukuye arampamagara twicarana mu kiganiro avuga ati mbabarira umbwirire uyu muntu uko nasenze ikintu cyavuye mu masengesho kirindishwe isengesho ariko niba mutwaye umugabo ukavuga Jeni gusa reka mwibarize ubundi se ntubaze ikibazo ubundi umugabo uzi ubwenge ukuze baramutwara ngiye muhanga ngiye kwa Sandrine kuko nge ndakuze ari ukuntu mvuga nkashyamo no guhugura mujye mwihangana kandi maze gusaza mubona nashaje nashaje noneho mbi kibazo mbaza ese ko kumugabo w'imyaka 30 kandi deke 20 ko akiri umwana umugabo ukuze ufite ubwanwa baramutwara ubu uyu mugabo ntago bamutwaye arijyanye nta wamutwaye barijyanye reka nsubiremo baramutwaye ari uwanjye baramutwaye ari n'uwawe baramutwaye ahubwo tujye ku mavi dusenge Imana igira ikintu ikora n'abagabo mwe barabatwara barabatwara muri imari buriya niyo mpamvu reka nsubiremo none gutambwira ngo yijyanye kandi yaratuje oya nta mugabo batwara data we abadamu begera hino batera udutara batubwira muri komere bishaka muzanye batubwira muri gatoya mbabara gatoya tera intebe hanga gato ngwino tubwire bishaka ari hano n'umugabo nibishaka umugabo ngwino gatubibarize ni pasi kwatse umugore baramujyana umugabo bakamujyana ibi gato gusa barabiroga nimba mutemera abarozi n'Imana ntimuyemera abarozi barahari n'Imana irahari ngwino ngwibarize gatoya ndakubasha barahari n'abahanuzi barahari nibishaka abarozi babaho cyane babaho cyangwa je no kubaga cyane babaho imiti irakora ori ni gato gusa ariko Imana ikazi kabitesha iki agaciro tegeza firase uretse gato niburanira nambeho ngifite umwitero reka mbe musize kuri kamera uretse gato imashwa nkubonye ibintu biva bihindi isura Sandrine uretse gato banzu nyumve je suis Jemare arate s'il vous plaît twibarize rate kamwibaze nibishaka umva ayisanga ubiti gikwasi ambiri wanje urumva ko imeze umva rate Sandrine ko sakoze mu byumve kuri kamera mwumve niko sakoze ayisanga ubita igikwasi ahita ambiri wanje kubera ko wanje ari we waruzwe wenyine uretse oya ntugashira ni wanje uvuze kuri kamera bibaye byiza byamenyekana aba bagore ubundi kuba barabataye murumva nashingiro uretse nge nibarize ngo nta nyine reka mbabaze nibaze nibishaka namubaje tutani rusakuze ubundi reka nawaje nibishaka nguyu nibishaka ubu nakujyana mu babataye mwamurenganya nanje kugenda nire banze mbaze reka bambaze ibyo bambaza Sandrine boreka nibarize bakanibarize njyo mamagaye ni umugabo nguyu cyane mu kiganiro uramamagaye ariko aje arakasa gatoya kandi nikitwa oya ngo habaho umurozi bikaba kuryosha ibiganiro ntago bikora habaho umurozi kanibarize buretse nibarize nibishaka sibyo nibaze nshaka kandi ikindi yewe buretse gato ubundi uri umugabo oya ndi umugabo bamutwara bate umugabo bamutwara bate umugabo rero ukuntu bamutwara kubera ko nta mugabo ndatwara umugabo ariko kuko mbyumva reka mbanze sesengura umugabo utaza kumbeshyera umenye umugabo ngiye kukubaza si bamuremye baramujyanye mukanehe uramujyanye ko yarizanye ngo mukanehe ni mukanehe harya genda gato kano ubwa neza ngo yarizanye mu gihe utuma mvuga hanyuma kugira ngo dukure abantu bari kudukurikira mu rujijo ubundi ntago njya nicarana n'abagore mu kiganiro mwe nimubizi ibintu ni bibiri hari umugabo wasize byose asigase
asiga nyina asiga inyamibwa asiga inyambo urumva asiga se Rutikanga na nyina Kapitolina ajya kubana n'uwingeneye Kankindi urankurikiye neza uyu mugabo arongera asiga igitoki ifiriti byo kwa se na nyina izikamwa saa sita na nimugoroba ajya kubana n'umugore we uyu mugabo baramutwara arijyana se ngende turi kukubaza nawe ukatubaza twaguhaye ndashaka tubanze dutandukanye abagabo ko numbwira ngo abagabo rero bose ni bamwe kandi abagabo yava akagira uyu mugore Imana imweze umugabo wese uyu mugore Imana imubabarire none gute umugabo atari umugabo ubundi utagutanye ndesanga uretse gato tubwizanye ukuri ubundi ndutaguta umva ubwo none ushyize mu gatebo ku just iyo uvuze ngo abagabo bose ni abagabo no mu cyubahiro cyabo upfa kuba uri umugabo Imana yarakuremye uri umugabo iyo uvuga uretse gato ufite abana bangahe ntago ari ngombwa ko vugana mu kiganiro abana banjye bakure mu kanwa kawe uri umubyeyi se nibishaka se kuzanye kamere kandi uri umuhanuzi uretse ntago nayikurusha nibishaka ningurusha kamere mbasizemo oya se kandi nawe oya ntacyo oya mbasizemo oya nibishaka oya no ibi byaba ari nko kunsheta ntabizi nahita nigenda nureba ko niko bimeze hano abana ufite wababyaranye na Feredina uretse gatoya nibishaka subiza wababyaranye n'uwagutaye wababyaranye na Feredina nibishaka ntega amatwi umugabo mwasezeranye aragenda umugabo mutasezeranye akagenda wakoze ubukuri muri divorce niki kimujyanye ibyo ajyanwa ni wakoze ubukuri nta mugabo ugenda Sandrine ko wagiye waradivorce okay genda gace wari iki mu rugo rwawe reka nkwibwire mwese ubu ndabamena hanze agira ukuri kwishigewe niko nteye no sinjyacahiye ndabona n'umuceri nkunda ukuri w'amana we dore nivugiraga natangiye mbwiriza mu nzana mwiti reka ndibahe kandi mpabantu kuri nibishaka wari iki wawe ko wagiye okay sawa rero aho niho ushaka ko wumva niho rero natangiye nsobanura iwanjye nari umugabo utihanganira agasuzuguro urankurikiye iwanjye nari umugabo wanga kampe nkabyinane kunkamira mu kitose ubanze unyumve neza yego ariko nanone iwanjye nari umugabo wawe wari umugabo karame umuntu mwashakanye ni iki yakora umuntu wakunze byemewe n'amategeko ni iki yakora ukamwanga reka nsoze ni iki yakora ukamwanga iyo ufite amahane umuntu mwakundanye nta kintu yakora ngo twumve umugabo Sandrine ndi gusobanura umugabo ndasha nkumve numva umugabo wari umugabo ubiwe batwara n'umugabo badatwara yego ubwo n'abagabo bangahe ndumva ari ubagize babiri okay rero nusakuza ntago tubona igisubizo oya turabigendanamo kandi nduwo ndiwe ntago none rero kuba uri kuri kamera ukeneye ko channel yawe boostinga banza umenye ko utari kubwira injiji hano hari amacana ngabo banza umenye ko utari kubwira injiji abantu uri kubwira ntago ari nkandagira banza uvuga amacana turi kumwe nayo ntago mbishaka ikintu cya mbere ni yawe ngiri uzaperereza uzabaza ubu busutwa ntago njya mbwidete ikintu ni iki ngiki icya mbere mama Pastor Diane Imana iguha umugisha iyo uvuze ngo uwanjye ntibamutwaye ega na beni meteze nibishaka voilà gendere ngizi tugira abagabo bakarereta mbere katajya gatuza muri lisani teka gahora gahungeta nkagati umugabo wasize se na nyina akajya kureba ibibera mu ngo yasanga birura kuko bitari mu nshingano ze cyangwa mu mpano ye yabona ikibero n'ikimezemo agaturwa yari yambaye agashidika akagenda uwo baramutwara genda gake umbeshe ngo Pastor Mutesi agutwaye umugabo genda gake nibiri hano just now ndagira ngo urugero rw'ibyakubayeho nibyo urugero rw'ibyakubayeho sibyo waje uruvuga uti Mutesi uramujyanye jyana nibigucanga uzabike mu nzu ntuzaze ku marembo ahubwo bari wabuza aho umuhera nyumvire genda gake uyu mwanya bagutumye abagabo batwaye wazanamo Feredina wagiye ukizwa wabuze ugutwara
inde nzaje nkwitware n'ubundi ndabona amashenge mbaye boga nanutse yakugabura ngufate neza genda ushake passport shaka passport mujyane Dubai Sandrine urumva uteye umujinya nibishaka dolari yigendeye oya ntabwo agiye ahubwo wicyo ashaka we yashakaga kurasa ku muntu yarakeneye kandi uriya muntu ibyo ntabwo n'ibintu bimeze leta mayamone Pastor Diane twese twambaye igisuzuguriro wabangahe wa batatu iyi ni kampani y'abantu byacangiye mu rushako hanyuma utera ibuye hano abanza arebe mu gitanda cye uko umusego we umeze namo hagati ya matera niba nta kinogo kirimo yes ngo hari n'inimero ngo hari na matera zaje bita divorce ntago mbizi amoko yazo ntago ndayamenya hanyuma hari umugani ngiye kubacira ugende gake hari umugani ngiye kubacira abahanga baravuga ngo uwashakiwe n'Imana yibwira ko yarushije abandi mihana y'urushako nta gishimishije muri iki kiganiro ni imibabaro n'uduhinda n'ishavu gusa turi kubigendanamo ariko ikirenze kuri iki ngiki hari utugabo tw'utuzererezi tw'utumarine tw'utumayibobo usazira akaboko akagusegura umuhini wamusegura ikibero akagutambikamo umuhini abo turabagira tukagira abagore b'abakomba nkweto abo ni sakoshi y'umugabo wifite akayishegera akumva yatura inyarutarama kandi uziyo wamukuye urahazi cyangwa rwe mpasha mu Mutara umuzanya afite ibiro 36 wagira bese ushizeho ekeri iramusoma ushizeho nivo iramufata umuteyeho urukamba ruramufata amaze kubyimba nibwo amenyekanye abonye abagabo bakoze ikofi turukumvikana iyo umbwiye ngo hari umugabo batwara inzererezi batwara marine batwara amayibobo batwara ingegera nta mugabo muzima urumva wanyoye inka zo kwa se wahingiye se akasiriza nyina urukwi agatura injerekani ya se y'amazi ya nyina urumva neza uyu mwana w'umuhungu akicara ku ishiga ry'ibumoso akumva inkuru ya se na nyina ngo narangiza umbwire ngo yataye iki urugo ese guturugo no gusenya bitaniye he karamagambo biratandukanye ni ibintu bitandukanye cyane none se nk'ubu tuvugana tugushire mu kihe cyiciro ntiwashenye oya we kuri umugabo ni we nashaka gato ntiwashenye kuko ntiwigeze ushaka mu bagore batawe n'umugabo ahubwo we waratawe ahubwo tubwire yagutaye ati ahubwo tubwire wowe icyo nshaka kukubaza kubera ko nyine umugabo ufite gahunda ntasenye impamvu Theogene nibishaka tubonye abantu babiri tubonye umugabo tubonye n'umugore urankurikiye tubonye umugabo wananiwe kwihanganira agasuzuguro k'umugore we agasuzuguro tukareke nitujya muri Bibiliya turabona ijambo rivuga ngo hahirwa uwihangana akageza imperuka ariko nibishaka akinabwira Sandrine nanyumve gatoya ari kwigira umwana nitunaganira agirinda kuzana igikomere cyabaye ku muntu kandi cyanjye mwacyuririye oya ni mwitonde cyanjye mwacyuririyeho ndi kubwiriza ntogota narababwiye vugira Imana kuko niyo namize nimba muntamumbukaho mukiyibagiza ibyanyu biri mu mugogo w'ijisho biri mu mugogo uri mu maso yanyu kwera iki aho kugira nzakuvuga udahari genza kuvuga turi kumwe murimo muranyuririra ndi kubwiriza sibyo Fred nayibereye Dubai aranezerewe hari mu birori bye urishimye muri muramunzarira mu nyibutsa ngo bimfashe iki imbari na depression mushaka kuyigaruraho nagarukiye ni muhazi kandi niyo uriyo kandi yigeze kujya muri komu uyu mugore mwasubizayo kandi ziko namwe mutishimye abagabo b'abandi abadutera amabuye nabo batishimye hori ahubwo bakorosa ibyabo ararize Sandrine hari ikintu nshaka kumenya abagabo b'abandi iyo basubiye mu ngo zabo babakomeretsa bari kano Sandrine nakumve jewe kano mukumve
sindakura divorce amarira yaje Sando ayo mara ntayabaho ubundi Fred umugabo wakwinjiye asubiye iwe ukomere kushaka aravuze ngo twicaye uwa batatu turi ingoro none harimo umuntu ushaka kwikura oya nje ndakora divorce urumva sinda divorce Diane ntabwo arakora divorce Chris none kukivuze ngo turi uwa batatu none so yabanye yararanye nande se katamukubwiranye indese katabikubwira nese ibyuma yambaye mu ntoki bisobanura ibi bintu wagize hano nkabwiye Sandrine kano kantu ndakamubwiye nako bundi kucyurakara nk'abana ndakamubwiye ntazunge kunkocera kuri kamera ko ari unkocera ngewe nuzagiyeyo nana igisakeje umwana w'umuhanuzi uyu ni umuhanuzi undi ni pastor abahanuzi oya banza abahanuzi ahubwo bagomba kubaha abana ikibazo kiri nimba ugiye gusenya umundabi wemere ko yamavuta kuriho yayasenye nta mpamvu yo kugira ngo munza yamukira Sandrine reka nkubwize ubundi ntabwo ndi content ubundi umugabo utagutabara mwese mubireba kandi muzagwa muri koze ikiganiro ubundi umugabo utagutabara yewe narabyaye reba nk'iyi nduru urumva hano tufite twaje mu kazi abantu babimenye aha turi uri mu kazi saba imbabazi pastor muramubabaje saba imbabazi pastor saba imbabazi pastor navuye mu rugo ntabwo yabizanye kuri kamera iby'urugo rwe kandi nanone izi meta pastor Claude yazimukujemo Pastor Claude bakoze ikiganiro aramubwira ngo kurabizo mpeta kuko ariko Imana imbwiye yashaka ko ariko Claude simubwiye wafasha umuntu umwe Sandrine yamuvangira n'abana barega simbizi ko nkora ibiganiro nasana barega ngiye babwira uko wazisukuyemo urongera usanga icuci cya Ferdinand wambabarira ukampa umunota umwe nari impari reka turebe mama nta nubwo byaneze uretse gato zigumane ho ntuzanatanga divorce urayitanga se undi umukuru uretse gato nta wundi barabuze nyine no mu kabati bashizemo uwe nuriya ni ndayimufite murekure imenye ko yatwaye umugabo w'isezerano uretse gutwara uwasezeranye biratandukanye imurekure uzikuramo nkandi hazagira uzikuzamo uzanambona uretse gato hazagira uzikukuzamo hari uwazikwambitse none se umuntu wakoze divorce akuza mundi impeta ngo nawe akore divorce abageze muri divorce baragwiriye abandi nabo bari mu nzira ntabwo nkeneye ko munsangayo mwihangane mutasenya mushinyirize muzubake mutagira ngwini nyine ubu nuko cyagenze bihangane sebo ibiri iwabo urapfubye neza kirapfubye uva pasa dia ibishinyitsi bavuga ngo umuntu ari kwishima hejuru ikatazi ibiri iwe dore rata Diane nguhanurire ntuzazikuremo Sandrine kagwatse Sandrine nanze gukora ikiganiro ikabahanura Joshua 3 titire iravuga ngo Joshua ajya kuri Yorodani Uwiteka mukomeza umutima mu gihe cyose wumva kujya kwaka divorce nta kintu bikubwiye no mu gihe wumva no kutayitanga nta kintu bikubwiye ukaba wumva ukomeye kucyo uri cyo n'inshingano ufite ntuzayimuhe urumva gashiga izamushigura aho kugira ngo uzayimuhe ijuru rizamunyuze munsi y'amapine ya Sikaniya witwa umupfakazi urongorwe bundi ukibeshya ugasezerana nanjye umva ukibeshya ugasezerana nanjye warangiza ukaza gusaba divorce ntayo naguha ningirirwa ubuntu nkabona nyambaye nta divorce naguha wanjyanye se ubundi ko twese turi kimwe umva nkubwire reka tubanze tubaze Imana waretse tukabaza Imana ego amana we yago Imana uyibaze ngo nshake nibisha urankunda ntago ngukunda ntabwo ugiye kunyicura urwo rusaku wapi ariko nibisha ugiye kunyicura namushimira abantu badukurikiye abari badukurikiye Imana ibaha umugisha cawo nakagaruka